Uwiteka tumuvugirize impundu tumutagire kutujako ntiwabishobora n'amahanga yose n'amaboko yose n'amubita y'isi maze nimufashe dushime Uwiteka tumuvugirize impundu tumutagire kutujako ntiwabishobora igihe nari mubi bafuna nagutagire babonye ko ntiwashobora urasubiza utagushima utagushima n'uwahera utagushima y'amahera utagushima n'uwahera utagushima y'amahera utagushima y'amahera Makerubi na maserafi wanaimba kila siku wakisema mutakatifu, mutakatifu, mutakatifu. Makerubi na maserafi wanaimba kila siku wakisema mutakatifu, 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 mutakatifu. Mungu wa majeshi wewe umetukuka dunia yote nzima zaidi ya wafalme wote. Makerubi na maserafi wanaimba kila siku wakisema mutakatifu, 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 haleluya, mutakatifu, 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 imba soma mutakatifu, 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 Makerubi, makerubi wanaimba kila siku wakisema mutakatifu,
niyo mpamvu ugomba kwishima ukigeramo. Dawidi niko yavuze ngo ye wakituma gusoma kuru wegeze amaneza Kundagira neza uza amazina namwita we kundagira neza uza amazina namwita ayibaga we kundagira neza uza amazina namwita baga we ukiza uza amazina namwita ukiza uza amazina namwita ukumagira neza uza amazina namwita hanyuma duhe umushumba wacu. Yabimbwiye ngira ubwoba nzahera he koko wa mana we uzakora iki mbwira Imana ngo kubera ko ari wewe ubivuze ntawe nzasaba ngo aje kubwiriza iwe ariko barampamagara nukuri kwa Yesu amatorero nagiyegana na Kivara nagize ngo ni hano gusa nahuje na Kivara yose ndababwira mbabwira ivyo Imana yambwiye nawe mwihana ijuru nari none data sinigeze mbona umukiranutsi akorwa n'isoni nukuri kw'Imana mw'ijuru ntabwo nigeze mbona akorwa n'isoni asifiwe reka mbabwize ukuri nigishije abana kaminuza ibaze ni umupasiteri wa Nyagatare ariko abana banje barangije kaminuza benshi asifu n'abandi bayirimo agutekereze kuri semestri imwe ijuru 400 imwe gusa ndayakura henda hemba akwijuru rirahari bene da yego ayo umva kuko nayime n'amagifasi rivugamo abana b'umukiranutsi bazigishwa n'Uwiteka nihagararaho ndarisengeraho mfite ingo zibiri abana banje benshi bari Kigali n'ishuri inzu 170 kandi n'inzu bagaburira mfite n'urundi Nyagatare wogira ngo none inzu zukota Imana idakiranira kizibura kubigenza ntuzobura gukora icyo nzi nuko iyo utegetse biratungana sinzi ukubigenza sinzi n'ukubikora sinzi n'ukubikora icyo nzi nuko iyo utegetse biratungana hari ukuntu bikora iyo utegetse biratungana ntagikunanira icyo nzi nuko iyo utegetse biratungana naze kuzamushira Imana urubanza bariko murabona mana narasenze mu butayu ntako ntagize n'amatakira ngoyi ivyo biri kuvuga byose n'amatakira ngoyi banza weza amaze uyibwire ngo ndi hano mana ure ukundi gusubiza amen abakristo tuzaja mu ijuru ese nubwo nokena hano kwisi ariko mu ijuru nkazaba umutunzi ako se nokena vyagenze
yagiye nayibwi nata akaza kumbirwa no kwimana Paswa nta kindi bisaba birasaba kwemera kwa kubamo umwuka w'Imana akamanuka muri wowe akaguhishurira ibanga ry'Imana. Ikibazo abantu nta mwuka w'Imana wabavuyemo. Akucyamba umwuka w'Imana bari muri abamama bagaza bahudumiye ubundi bagihudumira mwagiye ni mu bucuruzi bw'inama nivyina tuzabisiga abagabo bagaza baniha bakaniha neza ariko nta masengesho y'abagabo akiha Doko nateka umutwe urawuteka ushi Doko nateka umutwe kugira ngo ibintu bigende neza urasha Niba ushaka kura muteka umutwe neza isha mu masengesho asifiwe sana Ikibungo nashoje Nigeze akomana ise nuvuze ubuzima bwaje Ikibungo Ibintu byari byakomeye ndakurahiye ndabivuze Ndafu yari mu rugo nta mukeri ibintu byari byakomeye noneho mu mufuka wanjye nta n'igiceri ndabifitemo noneho muganga ngo abana bagiye ku ishuri mbese ntibagaruka biragenda ariko wamana Israel numva andasha umushaha ubwo abana baraza bariri none Bibiliya ni nziza naringira naga telefone ka kizuruga murakazi ka Motorola naginga mu cyumba cy'amasengesho ibanze Hapo nakutaka kumutwe nja mu cyumba cy'amasengesho ndabibwira ngo wamana ko nagutaramiye kuva muri sansi kagutaramira ntabwo nari mbuzinga ariko nkaza mu Rwanda ako nkagutaramira wamana we bigeza abana banje babura babwire fata agapapuro ndayandikira ndakubwira ngo wamana ugeza abana banje baza bava ku ishuri babura icyo bari ndakazinze ngashira muri Bibiliya shiraho umutwe nta kindi nta rindi sengesho nasi wumva Imana sinzi uko bigeza sinzi uko bikora icyo nzi uko utegetse biratunga agatelefone namanumva ko kamagana ngo ndera gutya mbona umugabo twasenganye i Kigali avuye kugura inka Nyaruguru iri muraraza ndaba ngo uyu mugabo ndakinda nshaka namba itaje nta kinda nshaka kugira ngo musengere twarasenganye i Kigali arambira ngo ngwino duhurire Roma abazi Kibungo ndi Musamvu hirya mu cyumba cyo hirya sifite igiceri cyo guteka ndagenda gute ariko ndahaguruka umugabo ugandumira nigira inama mu mutima ndavuga ngo ma ubwo mpamagaye akaja kumbwira ibyifuzo bye nahandi narojeje n'ibyifuzo no uvuga ukuntu Imana izigira nashika akambwira ibyifuzo namubwira ngo nanyishurire moto basi yanzanye insubizeyo njyaga mu byifuzo Bwana sifiwe ndakurahiye nateze moto ngira umumotari guhagarara hano niho yambwiye tubonanira imodoka ibiraje y'inka irahagarara nta kindi yakoze yansigirije ifaranga uvuga ukuntu Imana izigira sambiri n'igice ansigiriza ifaranga arambwira ngo kuri phone umuriro baraza ngo turaza kuvuganira kuri phone ifaranga sinaziba umuriro waraza nabwiye motari hasta moto we funda muhanda icyo nihutiraga kugira ngo ndebe ningera mu mujyi mbahe kugira ngo umwana wanjye saa sita ahurira n'ibiryo byahiye umuriro uraza ngo ngara mu mujyi kaga telefone
nari mfite undi muri Compass kana telefone karebye mbona ni nimero yo muri Compass atariko waturabariye kwa amafaranga agize iminsi hano waje ukayafata ngi motari we naratanga Imana yabizi ko zisoma ndagenda no kuri Compass nishura umumotari mbona kureba ya amafaranga arimo hano sanga na amafaranga wanasifira nuko ndamwishura bija muri Compass barambira ngo amafaranga yageze iminsi hano nta kibazo yazane gusa yazana arayazana ndatekera ndegigari ndagutega moto nateze igari ikibungo ndama aho ikarenge ndama nta moto daraga ya magari namangira ngo mari gushika nahitiye mu isoko kandi nguri ibintu byose bishavuba Bwana sifiwe kugira ngo umwana aje gusanga bihiye nahise ngura ibintu byose zakahunga nagura ibintu bigenda neza namanirukanga n'imboga zishavuba namuraziza asifiwe sana ngeseyo umugore ndamwe ngo ngaho karanga wana sibiraga mu cyumba ndakubwira Imana ngo wa Mana wakoze utagushima ninde utagushima nuwahe utagushima yabahe utagushima ninde utagushima nuwahe utagushima yabahe utagushima ninde utagushima utagushima yabahe n'amahanga yose namwe n'amoko yose namwe yitwa isi yose nimufashe dushime Uwiteka tumuvugirize impundu tumutagire kutizako ntiwabishobora n'amahanga yose namwe n'amoko yose namwe yitwa isi yose nimufashe dushime Uwiteka tumuvugirize impundu tumutagire kutizako ntiwabishobora utagushima nuwahe utagushima yabahe utagushima nuwahe utagushima yabahe utagushima yabahe
Mana icyubahiro ni icyawe, gukomera ni ukwawe, ureke ijambo ryawe rihinduke imitima y'abizeye. Twezwe n'ijambo ryawe, dutunganywe n'ijambo ryawe, kuko twatoranijwe mu magana menshi kandi batugize inshuti. Niyo mpamvu tugushima. Icyubahiro no gukiranuka ni wowe Uwiteka Yesu.